Iyo bapfushije umuntu bakomeza kubana nawe mu gihe kibarirwa mu mezi kugeza ku myaka hagati y'umwe n'itatu bataramushyingura. Ibi nubwo ushobora kumva biteye ubwoba cyangwa se bidasanzwe, kuri bo ni umwe mu mico yabo. Aba bitwa TORAJA PEOPLE. Uyu si wo mwihariko gusa bafite, kuko niyo hari uwo bashyinguye nyuma y'imyaka 5, 10 cyangwa se 20 bagaruka bakamukura mu gituro cye bakamuhindurira imyambaro. Uyu muco w'aba bantu usobanuye iki? Ese ukora gute kandi ukamarira iki abawukora? Iki kiganiro nikikunyura ukande kuri subscribe, ibindi biganiro byacu nibisohoka bijye bihita bikugeraho. Ukande like, ndetse niba ufite n'igitekerezo ukitwandikire muri comment. Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Aba bantu bitwa TORAJA PEOPLE ni ubwoko bw'abaturage batuye mu bice by'imisozi yo mu majyepfo ya SULAWESI. Iki kikaba ari ikirwa kibarizwa muri Indonesia. By'umwihariko aba bantu bagaragara mu karere kitwa TORAJA. Bazwi cyane ku muco wabo udasanzwe, by'umwihariko umuhango wabo wo gushyingura ndetse n'amazu yabo gakondo azwi nka Tangkonan. Ibi bikiyongeraho n'imyemerere yabo ya kera. Abashakashatsi bagiye bagaragaza ko abakurambere b'abaTORAJA bashobora kuba barageze muri SULAWESI kuri iki kirwa baturutse mu bindi bice bya Aziya y'Amajyepfo ashyira uburasirazuba mu bihe by'imyaka myinshi ishize. SULAWESI ni ikirwa kinini kiri mu gihugu cya Indonesia mu karere ka Aziya y'Amajyepfo ashyira uburasirazuba. Iki kikaba ari kimwe mu birwa binini iki gihugu cya Indonesia gifite. Kubera ko batuye mu misozi, bagumye kubaho igihe kirekire bativanze cyane n'andi moko atuye muri ibi bice by'inkombe z'inyanja. Ijambo TORAJA rikaba ari ijambo risobanuye abantu batuye mu misozi. Mu mateka yabo ya kera bari abantu bafite ubuyobozi bushingiye ku miryango ndetse n'abakuru bayo. Mbere y'uko abanyaburayi b'abamisiyoneri baza, abaTORAJA bakurikizaga imyemerere yabo ya gakondo yitwa Aluk Todoro. Iyo myemerere yabo ahanini yashingiraga ku kubaha abakurambere, imihango y'igitambo ndetse n'imibanire hagati y'abantu, ibidukikije n'imyuka. Aba bantu icyatumye bamenyekana cyane ku isi ni uburyo bashyingura. Kuri bo urupfu si iherezo ry'ako kanya. Iyo umuntu apfuye ashobora kuguma mu rugo amezi cyangwa imyaka, umuryango ukamufata nk'urwaye kugeza igihe habonetse amafaranga yo gukora umuhango ukomeye, ari wo muhango wo gushyingura. Reka turebere hamwe uburyo uyu muhango ukorwa. Iyo umuntu apfuye, umuryango w'abaTORAJA ntuhita umufata nk'uwapfuye burundu, ahubwo bamwita umuntu urwaye cyangwa uryamye. Iki gihe umubiri we ushobora kubikwa mu rugo igihe kirekire, bakawusukaho imiti iwurinda kwangirika kandi ugakomeza gufatwa nk'umunyamuryango mugenzi wabo. Hari aho bamushyira ibyo kurya, bakamuganiriza cyangwa bakamukorera ibikorwa bitandukanye byo kumugaragariza icyubahiro nk'icyo bamuhaga akiri muzima. Ibi bikaba bikorwa kugeza igihe umuryango uboneye ubushobozi buhagije bwo gutegura umuhango munini wo gushyingura. Uyu muhango utegurwa ute? Ni umuhango ushobora gutwara amezi menshi cyane bari mu myiteguro cyangwa imyaka niba umuryango utarabonye amafaranga ahagije. Ibi bihenze kubera ko bagomba kwakira abantu benshi, kugura imbogo n'ingurube zo gutambaho ibitambo no gutegura ibirori bikomeye. Mu muco w'abaTORAJA, umubare w'imbogo zitambwa werekana icyubahiro cy'uwapfuye, ubutunzi bw'umuryango. Imbogo z'umweru cyangwa izifite amabara yihariye zifatwa nk'iz'agaciro gakomeye mu gihe cy'itangwa ry'ibi bitambo. Mu gihe cy'umuhango, abantu bo mu miryango ya kure baraza, inshuti n'abaturanyi bakitabira, rimwe na rimwe hakaza abantu babarirwa mu bihumbi. Bubaka inyubako z'agateganyo zo kwakiriramo aba bantu, maze muri iki gihe hakaba hariho hakorwa ibikorwa birimo kurya no kunywa, kuririmba indirimbo za gakondo, imbyino gakondo n'amagambo yo kwibuka uwitabye Imana. Uyu muhango uba nk'igihe cyo guhuriza hamwe umuryango mugari. Hakurikiraho igihe cyo gutamba ibitambo, ariko hicwa imbogo n'ingurube, kandi ibi byose bigakorerwa mu ruhame. Mu kubikora bizera ko ibi bitambo bifasha roho y'uwapfuye kugera mu isi y'abakurambere. Iyo umuntu yari umukire cyangwa akomeye, hashobora gutambwa imbogo nyinshi cyane. Mu gukora ibi kandi baba bizeye ko amaraso y'ibitambo afatwa nk'afite ubusobanuro bw'umwuka n'icyubahiro. Iki gihe abagore n'abagabo baririmba indirimbo zo gusezera, bakabyina imbyino za gakondo, kandi abakuru bakavuga amateka y'uwitabye Imana. Iki gihe amwe mu masengesho gakondo basenga harimo gusaba abakurambere kwakira roho y'uwitabye Imana ndetse no kurinda umuryango usigaye. Nyuma y'uyu muhango nibwo haba igikorwa cyo gushyingura. Aho bashyingura harimo mu buvumo, mu mva zicukuwe mu bitare cyangwa se mu dusanduku tumanikwa ku misozi y'amabuye. Abana bato bashyingurwa mu biti binini, bakabicamo umwobo, bakaba ariho babashyira, bakizera ko uwo mwana azakura akuranye n'igiti mu buryo bw'umwuka. Ku bantu bakomeye cyangwa se b'abatunzi, bakora ibishushanyo byitwa tawu, bakabikora babisanishije neza n'uwitabye Imana. Ibi bikaba biba bikozwe mu buryo bwo gukora ikintu gihagarariye uwitabye Imana, bakagishyira ku gituro cye cyangwa ku rutare ruri ahitegeye ahatuwe n'abandi baturage.
Kuri bo bemera ko iki gikorwa gikomeza kuba ikimenyetso cy'uko uwitabye Imana akiri hafi y'umuryango. Imwe mu migenzo y'aba bantu ari nayo yatumye bamenyekana cyane ku isi ni umuhango wabo uzwi nk'amanene. Nyuma y'imyaka runaka basohora umubiri w'umuntu wabo witabye Imana, bakawusukura, bakawambika imyenda mishya. Iki gihe abagize umuryango bifotozanya nawe bakaganira ku mateka y'uwo muntu. Ibi bakabikora bagamije kumusubiza icyubahiro. Kuri bo si ibintu biteye ubwoba, ahubwo ni uburyo bwo gukomeza isano n'abakurambere babo. Uyu muco wa Toraja uri mu mico itangaje cyane ku isi kuko uhuza icyubahiro gikomeye baha uwitabye Imana, kwemera ko urupfu ari urugendo, n'akamaro k'umuryango n'abakurambere mu buzima bwa buri munsi. Undi mwihariko wabo ni amazu yabo azwi nka tankonane. Abatoraja bafite amazu ya gakondo ateye mu buryo bwihariye, afite ibisenge bimeze nk'ubwato cyangwa se amahembe y'imbogo, akaba yubakwa mu buryo bagaragaza ko bwerekana icyubahiro cy'umuryango kandi akabamo amateka n'umuco by'umuryango. Uyu munsi akarere ka Toraja ni ahantu hasurwa cyane n'abakerarugendo bifuza kureba imihango yabo, ibituro byabo bashyinguramo bicukuye mu bitare, ndetse n'umuco gakondo wabo. Nubwo ubukerarugendo bwazanye impinduka, abatoraja benshi baracyaharanira kubungabunga umuco n'amateka byabo. Ikirwa cya Sulawesi ni ikirwa gituwe n'amoko menshi y'abaturage. Abashakashatsi berekanye ko kuri iki kirwa hatuye amoko abarirwa hagati ya 40 na 60. Aya moko akaba akoresha indimi kavukire zirenga 100. Abenshi muri ayo moko bafite ururimi rwabo, imyambarire yabo, imihango yabo yihariye ndetse n'amateka atandukanye. Sulawesi ifatwa nk'ahantu hafite ubudasa kandi bwinshi muri iki gihugu cya Indonesia kubera imisozi yaho yagiye itandukanya abaturage, ibirwa n'inyanja hagati y'uturere, nuko buri gace kagiye gakomera ku muco wako kandi igihe kirekire. Iyo mvuze ko imisozi yatandukanyije abaturage, bisobanura ko muri iki kirwa cya Sulawesi hari imisozi myinshi n'amashyamba byatumaga abantu batuye mu gace kamwe batabasha kugenderana cyangwa kuvugana kenshi n'abatuye mu kandi gace. Urugero, abantu bo mu kibaya kimwe bashoboraga kumara imyaka myinshi badahura nabo hakurya y'umusozi mu kindi kibaya kubera inzira mbi, amashyamba n'ingendo ndende. Ibi bikaba byaratumye buri gace kagira ururimi rwako, imigenzo yihariye, uburyo bwo kubaka n'imyemerere byose bikaba byihariye. Uyu munsi benshi muri bo batangiye kuba abakristo kubera ibikorwa by'abamisiyoneri b'Abahorandi babazanyemo imyemerere nyobokamana mu kinyejana cya 20. Ariko hari benshi muri bo nanone bagikurikiza imigenzo yabo ya kera, ndetse n'abandi bagikora iyi migenzo bayivanga n'ubukristo. Mu bijyanye n'ubukungu, kuri iki kirwa iby'ingenzi bibatunze harimo guhinga umuceri, guhinga kawa, ibigori, imyumbati, ibirayi n'indi myaka. Borora kandi inyamaswa ziganjemo imbogo zo mu bwoko bwa water buffalo. Ubu ni ubwoko bw'imbogo zikunze kubana n'abantu ndetse zigakora n'imwe mu mirimo irimo ubwikorezi ndetse n'ubuhinzi. Nanone kandi borora ingurube ndetse n'inkoko. Izi nyamaswa z'imbogo zikaba ari inyamaswa zifite agaciro gakomeye cyane mu muco wabo ndetse no mu mihango y'ikiriyo. Ikawa yabo ni kimwe mu bihingwa bibinjiriza amafaranga menshi ku isoko mpuzamahanga kuko ari ikawa nziza yamenyekanye ku isoko nka Toraja Coffee. Nanone kandi ubukerarugendo bubafasha kubona amafaranga kubera umuco wabo wihariye n'imihango yabo yo gushyingura ikunze gusurwa n'abakerarugendo benshi baturutse hirya no hino ku isi. Hari abakora ubukorikori nko kubaza ibiti, gukora ibikomo n'ibindi bikorwa binyuranye by'ubuhanzi, ibi nabyo bikabinjiriza amafaranga. Uyu munsi abatoraja bakaba bayobowe mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bayobowe n'ubuyobozi bwa leta ya Indonesia nk'abandi baturage bisanzwe. Uburyo bwa kabiri bakaba bayobowe mu buryo bwa gakondo bushingiye ku muco n'imiryango yabo. Mu rwego rwa leta, aka gace cyangwa se akarere batuyemo kari muri Indonesia kakaba kayoborwa nk'utundi turere tw'iki gihugu. Bafite umuyobozi w'akarere, bakagira umuyobozi w'imidugudu ndetse n'abandi twakwita ba mutwara sibo. Ikindi kandi bagira n'inteko z'abaturage. Izi nteko zikaba zifashishwa mu gukemura ibibazo by'amakimbirane aba yagiye agaragara hagati y'abaturage. Ikindi nk'uko bafite imiyoborere ya kabiri ishingiye ku muryango, aba batoraja baba bafite abakuru b'imiryango cyangwa se abayobozi ba tankonane bafite ijambo rikomeye mu gukemura amakimbirane, gutegura imihango no kuyobora ibikorwa by'umuco. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Ikiganiro cya none naha ngisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.